bazana agafilme k'urukundo dutangiranye n'umusore bamukubita igiti bakamuta mu mazi. Ni umusore n'umukobwa babikoze, tuzi ngo bamuboye iki? Mutega amaso turaje turebe. Turasaba gusobanukirwa twekanga kundi ruhande ari undi mukobwa uri koga mu mazi, ubona yuko yaje kwegera mu mazi. Ahangaha batangira gukora ibya mfura mbi, bikorera ibyabo bari kwishima ngo turabikoze, ngo tugitaye mu mazi. Ahangaha umukobwa yari ari kwiyogera mu mazi wundi bari kutwereka urundi ruhande. Ahangaha twika umusore bakubise igiti ari kugenda mu mazi. Umukobwa wari uri koga baramubonye, aba arirukanse agiye kumutabara. Mwirukanka aragenda amwirukaho, agenda rero avuga ati sira muntu abaye iki? Ahita amukurura agenda amukura mu mazi gahoro gahoro. Rero abantu bagira umutima mwiza, ahangaha mukomeze mukaregesi agafilme karabageza ahantu heza murishima. Tweka urundi ruhande ahangaha wa musore n'wa mukobwa bari kugenda bababonye umuntu utabaye wa musore bari bakubise igiti, atangira kumupompa ngo amukuremo amazi, arakanda amazi akajya asohoka disi akamutabara. Uwo musore ubona atangiye kuzanzamuka disi gake gake. Umusore kumutiye ndimira nageze gute? Disi ko igiti wamukubise gisa nk'icyamwibagije murebe yara gute. Oh my god, mbona nageze gute? Gubyenze bite kuje nza hano hantu? Yaramucanguje ageze hano hantu amukubise igiti akajya babara kumutwe habari kumutwe kundya wiye. Arababara cyane bahita arambika hasi ahita asa nk'upfuye. Oh my god, umukobwa umutima uramuriye avuga ati ngenza gute? Umusore asa nk'isupfa. Umusore utakasanzwe bazi yavuze bwa ibyo bwa mbere kandi bakasanzwe akinjira mu muryango mugari wawo. Bahita babona umukobwa uri kumutabara bavuga ati izi umukecuru ko kiri kumufasha, muracyo tugomba kukica, mufashe gutya mwereke ibintu tujya kugikorera. Umusore ahita aterura igiti ahita agenda ngo bajye kwica n'uriya mukobwa utabaye uriya musore. Disi umukobwa agerageza gutabara arakajya amutera ngo haguruka basi, gushyiramo utubaraga basi haguruke mujyane iwanjye ari uwo mwiteraho. Urebe umukobwa arakomeza aramuhagurutsa gahoro gahoro. Umuhungu we nta dutege nta duke afite, ari kugenda agerageza kugenda. Disi umusore aragenda azamuka gake gakeya amujyana. Umukobwa disi ari kumujyana n'abanga ariko bari kuza birukanka bavuga tujye kwicura umukobwa uri tabaye uriya muntu urwamutabaye kubera iki? Tuzi bano bahungu n'umukobwa ngo ni iki bashaka kwicura uriya musore. Turaza gusobanukirwa ko agafilme gakomeza kagenda. Murebe isanga barababara bavuga ati baba we ngo baraducitse, ngo ndabigenza gute? Umusore umujinya uramwishe ngo tuze narebe ngo ikintu tujya gukora ngo dusubize kino giti hasi twigendere ngo tubamenekaneke tumenyana mujyanye ubu tuze kubasangayo. Batweke ku rundi ruhande wa mukobwa yegeje wa musore mu rugo iwe, ariko mwase byagenze bite? Oya ngo buretse manze ndyame ndibuze gusobanurira. Ngo ibaba we ngo brother wanje n'umugore wanje ngo nibo banyishe, nibo bari kunkubita. Atangiye kwibuka disi atangira gusara avuga ati oh my god, atangiye no kugira ubwoba. Aravuga ati umuvandimwe wanje n'umugore wanje nibo bankubise kiriya giti bashaka kunyinja. Ko barabibutse disi abantu bamukorera ibintu ngo umugore we ndetse n'umuvandimwe we. Tuzi ngo babikoreye iki? Ahangaha murebe, ahangaha hose atangiye kugira ubwoba. Mana yanjye we umbega ubugome bankoreye. Umukobwa yatemvana ku mazi ngo cijika ngo ndaje ngo buretse njye kubakingurira ndebe. Umukobwa ahita agenda. Ahangaha umusore atangira afite ubwoba, araza abanza aramwurusa ambwira ati utavuga iki jambo na rimwe witsime kugira ngo atagira ukumenya. Tuzi umusore ahita afatira ishuka ayishyira mu maso ye arisha. Arangije umukobwa ahita agenda gahoro gahoro ajya kureba abantu bari gukomanga. Aza gahoro gahoro atuje nta kavuyo, araza agera muri salo arihuta gake gake atuje agiye kureba abantu bari gukomanga. Afite ubwoba n'uburyo ari kugenda afitanye ubwoba bitewe n'ibintu n'uburyo ashaka kwicira umusore. Ahita abanza afata rakirete aravuga ati ngiye kubica. Afata rakirete agenda gukingura yiteguye kwita bakubita rakirete abantu bahari. Jesus atavuye oh my god we ni gisaza cye cyari kizanye umukobwa ngo baze ngo bigire ibyawe. Atavuga ati wagicucu ngo nsigaye za kunyingura ukaza ufite rakirete ngo iki ngo banze ubwire ngo umukobwa umujyanye ngo uyu ni inshuti yanjye bisanzwe ngo just nta kindi gisigaye ngo ni inshuti yanjye. Ngo inshuti yawe usigaye zizana muri iyi nzu kuva ryari nsigaye mbona uzana inshuti zawe ahangaha. Inshuti zawe natazi ni inshuti bwoko ki?
ngo mbabara inshuti zanjye zose ntabwo ubuzizi ngo uzi ikintu ugiye gukurikira ngo tugiye kurwana. Umukobwa atangira kumwitendekaho, umukobwa dise waruje ahita yirukanka ngo ye baba we ngo tukurikira nyana y'imbwa yawe ngo irukanke ngo yikurikire ngo ntuzongeye kuzana inda muri iyi nzu, ntabwo ibyo bintu byemera byo kuzana inda. Ahita acirukana ahita anafungaho disi. Umukobwa disi ahita yicara nawe yibaza ibintu bibaye, ahita agaruka mu cyumba nawe burya ari kwihutisha ibintu. Ahita agaruka aza kureba wa musore gahoro gahoro aramukiba. Oh my god, umusore yahise atitira agira ngo niba abantu bamufashe baje kumutera. Uwo mukobwa mwato kiyangaya nta kibazo, ndabamwitaho nta bwoba na buke yabo ari kabisa. Ngamwata ariko umuntu ukura bukoze kuko mfite ubwoba pe, kuba ari abantu sinzi ko bari bundeke ndi muzima, ko mfite ubwoba yuko bari bunyice, ko ndabizi n'abagome namuye na nyaba bajya bagirira umuntu ngo paka babanze bamwice, nibwo ubwabo bumva batuje muri bo nta kibazo na kimwe bafite. Umukobwa ahita aza noneho amuzanira imyenda, mwata ariko wakwemera ugahaguruka basi ukabanza ugahindura imyenda ko niyo ngira asa nabi, ukabanza ukitegura wenda ngafite imyenda. Umukobwa yatangiye kumufungurira ibipenso ngo amwambike isi urebe ahangaho umusore nadutegeye ifitiye, ahubwo atangira kumufungurira. Umukobwa disi n'umwana mwiza yamwifashirije, kandi namwe mujye mugira umutima wo gufasha, bakisha ufashije ineza isanga imbere. Ahangaha murebe umukobwa atangira kwifashiriza umusore biri aho ngaho nta kindi kibyihishe inyuma, sibye kubera ari umutima mwiza gusa. Amukuramo ishati amubwira ati wakwambara, aramwambika agashati ndetse n'agakote keza cyane umuntu ari kumwambika, arakamwambika nta kindi kibazo kibyihishe inyuma, ari kumwifashiriza gusa. Rebe ujye mugira umutima wo gufasha, itamuhereza n'ipantaro ngo nawe wayambara wenda reka mbe ndebye ku ruhande, oke nta kibazo ni ukuri gareba. Ibyo arareba umusore atangira kwambara buhoro buhoro, atangira kwiyambarira agapantaro. Umukobwa w'umwana mwiza amubwira ati reka narebe ku ruhande wenda kugira ngo wanze wambare. Rebe umukobwa atangira ngo wasore sindebe imbere, ngo yaba witonzeho gatoya ntarebe uhita uhareba ngo ngiye gusoza. Umukobwa ahita areba bati ubwo wasoje wenda wese ngumeze neza basi ngo uhagurutse. Umusore disi agenda ahaguruka gake gakeya nta kibazo, gukora ari gushimira umukobwa mwato wakoze kumfasha, kubera musaza wanjye n'umugore wanjye n'abantu bashaka kunyica, ngo basi akira banze urye ubanze ubone ko bimbwira. Umusore mu kurya disi ubona yuko ahangayitse amati, se ngo basi wowe urakeka bamumuraga iki, ngo bashaka kurya imitungo yanjye ngo bakajya kubaho neza bakanyangiriza ubuzima bakanyica kugira ngo bayirye, ndakeka batanankundaga. Disi urumva yuko abo bari kumuziza imitungo. Bantu b'abakire mujye mugira amakinga, namwe b'abakene mujye mwigirira urukundo ndetse n'umutima mwiza nk'uyu mukobwa, muzasanga ineza yanyu imbere genda bizi kirahinduka isaha n'isaha. Rebe umusore aramubwira ati ngo basi wowe urumva ibyo bintu bikwiye ku buryo abantu bashobora kukwica, basi banabikwaka ku neza bagashaka izindi nzira babinyuzamo, ku buryo umuntu agafata umwanya wo kwica undi akamutera igiti kuriya koko. Umusore disi byamuteye depression, urabona yuko yahangayitse afite agahinda, umutima uri kumurya. Amubwira ati basi nyine ihangane, n'ubuzima niko abantu bose bameze, ngo abantu wafashije ukagirira neza n'ubu gukora bino bintu ngo ujye ubyakira pe, igihe cyose niko biba bigomba kugenda. Ariko ndababaye disi n'umusore byamucanze, ari kuvuga yibaza impamvu bari kubikora, ndetse ari kumbwira ati bashobora no kuza kunsanga bagakwica, wakira ube witegura nawe mbanze njye ku muhanda nshaka utukoma ngende mbanze negure ubundi ndagaruka mu kanya. Sibyo hari ikibazo urabura ahangaha nta kibazo kirakugiraho, nta kibazo. Umusore disi ari kwishimira umukobwa uri kumufasha ahangaha, avuga ati ni ukuri nta kibazo witurize kabisa ndaba ngufasha ni ukuri. Umukobwa ajya ku muhanda, umusore asigara yitegura. Murebe mu kujya ku muhanda k'umukobwa, umukobwa aragenda abona nta bindi, dore ba bandi noneho bo bashaka kumwica babaraje gahoro gahoro, babaraje. Urebe abarinaze ku gipangu abatangiye kwinjiramo, yinjiramo gikomando. Aya basi turakomeje cyane gafilme. Murebe intambara igiye kubera hano hantu, mutuze gusa nibutaka subscribers ndacyagusaba ngo uyikande kugira ngo ukomeze ubaye natwe, kandi bike no kanda like kugira ngo utazacukwa n'izindi video. Murebe abasore baza
gahoro gahoro batuje. Ahangaha umusore akibumva ahita atangira kwitsimba, ari kwitsimba. Dore disi abara babonye bari kuza mu cyumba, babaraje baramubuza. Ushita ngo yagiye, undi abigenza gute? Banarebye ku ruhande handi. Oh my god, umusore afite ubwoba. Ahangaha bahita bumva umuntu ukomanza, hey ye, batangira kwitsimba nabo ubwabo, batangira kwitsimba. Rebe ngo niko ngo waje muri inzu yanjye gukora iki? Ariko nanjye gusimba baze gusitse ngo gukora cyangwa se mu rugo unemerewe kuwaza, ahubwo ndakwiyamye ngo genda ngo banze umwanya wo kwitekerezaho n'ubuzi. Bafite ubwoba. Iminsi y'umujura ni 40, ushobora gusanga iryo herezo ryabo ryo gufatwa. Ngo umukobwa ahita amubwira ati rero abwo ikintu ushaka bumviriye ahangaha, ugende uzabugaruka igihe ngushake nzakubwira, kandi ntabwo umukeneye. ngo niko ngo watuje ukabanza ukanyuma, njye niba uri ari inshuti yanjye bisanzwe ari cyo kintu nayo mpanze nawe, ngo genda umbabarire umvire mu buzima. Ni kugenda tuje ndebe disanga uburyo biri kugenda. Umukobwa ariko kara ahita amubona, aragenda aramutora amubwira ati oh nari nitsimbye. Abasore bari baje ahangaha bari bagarutse kongera kunyica. Mana we, muri se ngo nakirimo gutwaye, nta kintu bantwaye. Dore umusore disi yacitse n'intege kubera guhaguruka nta dutege afite. Disi urabona yuko nta mbaraga na nkeya. Ngo ni ukuri ngo mfite ubwoba bano bantu bazanyica. Umwana yanjye ariko ngomba kwiworera. Reba ngo ibintu bari kunywa disi, reba umuntu uri kuvuga ngo agomba kwiworera, nta mbaraga nta nkeya, abindi ikintu kimwe ashoboye. Disi ubona yuko ari mu gahinda, arongera amuryamisha buhoro buhoro amuzamura ukuguru. Umusore de batwereka inyuma hashizemo iminsi ingahe ayagaruye utubaraga. Dore umukobwa ari kuza akamureba, umusore yibereye mu idirishya ari kwirebera. Rebe disi umukobwa ari kuza akamureba, akabona disi uburyo umusore aba yihagarariye yitekerereza ibintu, akamuzanira uturyanga. Ariko nawe nkuzaniye ibiryo, niba ushonje warya ntari bugakoramo. Ngo nta kibazo urakoze, gusa nyine nari nshonje ariko ntago bikabije cyane. Ngo none se ngo wowe wariye? Ngo njye sinumva nakuzaniye ibiryo natariye. Abona umusore atangiye babaye inshuti, ntabwo bikirimo kumufasha disi. Umukobwa wamugiriye neza. Ngaho umukobwa akamubwira ati ariko nta kibazo, wowe wapfa kubifata ukaburya, nanjye nkaba njya mu tundi turimo, wenda nkaba nkora utundi tuntu. Ngo sibyo? Amubwira ati ariko se none se nta kibazo, ibyo nabyumvise, ariko ubwo se bari abantu ubundi baguye mu kiruru uri gupanga gukora iki? Gusa icyo ndi gupanga gukora, nshaka kuza kwiworera njye nkabashyira muri polisi ubwayo akaba ariyo yicira imanza, akaba ariyo ibajyana mu butabera, bakajya mu butabera bakajya kuryozwa ibyo bakoze byose. Umukobwa ati ariko ntabwo ari ibintu byoroshye guhita ukora ibyo bintu. Bati ngo gute bitoroshye kandi bari abantu ari abagome n'abicanyi, ariko ni n'abavandimwe bawe. Ngo yanga ibyo ntabwo nyine kubyumva, ngo ni abavandimwe banjye. Nta muvandimwe gukorera biriya bintu ari umuntu ugukunda. Ahubwo ikintu gihari, umbabarire ntubagirire impuhwe, kuko ikintu ngomba gukora ngomba kubihanira, kandi bakajya muri leta bagafungwa. Ngo kandi warukoze kunzanira ibiryo bimereze, nta kibazo, murakoze cyane. Ese rero buryo umusore ntutaragari gukora ku mukobwa. Hano umukobwa ndabona asa nk'usigaye akunda umusore, ndabona basigaye asa nk'aho arimo akantu ka relationship, ubona barishimanye. Ese nta kibazo bakigirana. Rebe umusore ore none batwikanyuze iminsi, umusore bari kugenda barakubitanye. Nka musore we yango nta kibazo, ni ukuri nta kibazo pe. Ngo nakubona wenda kubabaje wenda, sibyo? Ngo ariko nyanga nawe nta kibazo rwose. Ese none ko umusore abona baganira, ndabona asigaye asa nk'arimo akantu. Ndabona ati ariko basi nyemerera basi ngo akabizu bwa rimwe kamwe gusa. Wow, umusore avugana akora kabisa, barakamuha. Umukobwa disone samira nk'ubaye nk'igiti. Ndetse ubona ibintu birimo akantu. Mwe murebe gusa muntu wakunze agafilime ko kanda like na subscribers na sharing inshuti zawe, washe gukunda mwese. Rebe disi ahangaho umusore akomeza kwiterera kabiri inshuti ye. Arambwira ati rero basi reka manze nanjye gupanga plan y'uburyo ndibuze kwiworera, ndibuze kubageza muri leta bakabihanirwa. Reka mbanze mbitegure, ubundi turaza kongera kuvugana, kandi ndagukunda cyane, uzakomeze ubene n'umutima mwiza cyane. Wese kuri kuvuga ngo ugiye kunsiga, ntabwo ubona ko twari tumaze iminsi basi twishimanye twarabaye bamwe. Disrebe ngo yango ntabwo nyine ibi byose byatuma ngumanga n'isi n'Imana bari abantu. Warakoze kuntabara ubuzima bwanjye, uba mu biganza byawe, kandi tuzahorana iteka. Umve disi bitomo umusore atangiye. Ngana icyo bita kuvuga ati gira neza wigendere, ajye ushiduka icyo ugire neza aricyo kikubwira.
babirera cyiza. Ureba ahangaha bakwereke none ahangaha wa mukobwa na wa musore bishimye, ngo twaje ku mazi noneho disi bashakaga kwibanira abangaba ngo bicuriye abarya imitungo yiwe ubundi bajye biborera ku mazi bishimye. Mbwa atari ko wowe utekereza vuba ngo urabizi ntabwo yapfuye, isaha n'isaha yadufata akaza akatugirira nabi. Ngo mwiborere ngo kiriya kigoryi se ngo kiborere ngo n'ubundi twe twibereho mu byacu ntabwo kizamenya ibyo turimo, cyagize ubwonko bwibagiza ntabwo kibuka ibyacu. Ati ngo yishyira mu gaciro ariko ngo isaha n'isaha banamuvuza agacira ngo tukongera tugasubira mu bibazo bakadufata. Ahubwo uri gutekereza hafi ngo none ngo urajya ngo dukore iki? Vuba twishime mu gihe cyacu dufite. None ahangaha dore urabona turishimye, turi ahantu heza, urebe bari ku mazi, cyishimye igikobwa kirashaka yuko we n'umusore bigira mu kwa buki bakajya kwenjoyinga ubugome bakoze disi sha amasadonda sha. Gusa muntu wanjye ugiye gukanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kugira motivation yo gukomeza tuba ibintu byinshi cyane mukunda. Mureba ahangaha umusore arakomeza arambwira ati ariko sinzi impamvu utari kubyumva, nguye ngo nisi ndabyumva bimindure iki, ibyo bintu ni ibinera stress. Ahubwo ngo vayo ngo twishime ubwacu tuve muri ibyo bintu by'icyo gisori, twigitekereza kuri ibyo bigoryi ngo yagize ubwonko bwibagiza. None reba twibereye ku mazi ubona turishimye calm, ngizire ngo twikorere ibyacu ubundi twishime cyane, sibyo? Ibangukire twigire mu byacu, tuve mu bintu byo kwirwa twibaza kuri uri kiriya kigoryi. Ese wumva no kumwita ikigoryi sha? Muvandimwe w'umuntu uriya mujya mugerageza kubaha buri muntu wese, ntukite ko ari ujya ugerageza kumwubaha. Disi urebe umusore ahita aza ngo ntarebe reka tukirengagize, we noneho yizeye twikorera ibyacu ubundi twishime. Disi urebe kikobwa disi kikundira amafaranga, disi byaje mu mazi kiri kwibera mu bintu bibi. We n'umusore urebe disi noneho batwereka ahangaha basa nk'abavuye ku mazi bari gutaha. Urebe mu gutaha babona ahangaha atavuga ati hano ndabona asa nk'aho yinjiyemo umuntu. Umukobwa atagiramo ubwoba, hano ndabona asa nk'aho yinjiyemo umuntu, agifungura baramubonye. James ngo niko wagarutse ahangaha ukora iki? Ngo niko mwe muzi ko mwanyishe? Kumva uno musore yitwaga na James. Urebe ngahita mbwira ati mwabagome mwe ngo muje kunyica, ngo nawe w'umuvandimwe wanjye uhitamo gufata umwanzuro wo kunyica. Gusa ikintu gihari mwese mugomba kubihanirwa uyu munsi, nginde ngo ubihanirwa ngo njye sabwe nkorandikira ngo va muzana igendere mu umva imbere. Umukobwa ati we nguciye ngo tuze. Disi umukobwa gitangiye kugira ubwoba ngo niko ngo tubabarire ngo nagatwe twabikoze ngo turabigusobanura neza ngo kandi uva imbere ngo zibandayaho ngo niko ngo nawe uri gutinyuka avuga n'ubugome bwawe bwose. Batangira kumirwa mbwa none ngo ikintu gikagari ngo dushobora kongera tukakwica, none tukakwica burundu niwongere ngaho ngira ngo uko mwanungwise ngo nimwongere none murebe ibintu bikorerwa ahangaha. Umusore biramurenga no birabarenze bose ngo iki ngo niko sha ngo wowe ngo usigaye warigize umusazi, ngo wowe ufite ubushobozi bwo guhangana nanjye, ngo none ikintu gihari ugomba kubiganirwa burundu ukava mu buzima bwacu. Disi wumve ahangaha wa mukobwa wamutabaye nawe abaraje atavuga ati wino bici niryo ryamufashije ngo wa bici ngo nawe urabigenderamo ngo winuka ngo di bici wandaya uyu mugome wa murozikazi we. Atangira kumutuka ambwa ati gikobwa we wikomeza kutubwira nabi bituvugiramo tutaguhitana. Urebe disi ahangaha umukobwa atangiye kubabwira ati mwe muri abagome nta mutima mugira na nicyo muziyapfa mwigejejeho mwabagome mwe. Murebe disi atangira kuvuga nabi ababwiza ukuri ahangaha abwira ati none gisigaye mwabo bantu mwe namwe tugomba kubica. Abwira ati none ikintu giye gukorwa ubu ngubu ngo mwebwe tugomba kwita tubahitana, ahubwo mwebwe mwebegiwe ahangaha ubona polisi igiye kuza ihita ibajyana ngo iki bagira ubwoba. Polisi ahitaza karabaye bahita bafungwa we ngo mani ngo brother ngo mvandimwe ngo wambabariye ngo mani ngo urampfungishije mani ndampfungishije
ya disi barafunzwe. Nibyo amaherezo y'umugome n'ubundi y'umwicanyi, abagome bose amaherezo yanyu n'undi mugomba kuzafungwa. Amaherezo yanyu nayo ngayo, nta kindi kintu musigaje kuri iyi si usibye gufungwa no gupfa, nta kindi musigaje. Niba uzi ko uri umugome, bizere yuko disi amaherezo yawe nawe ari umuriro utazima kandi uzapfa nabi, uzanagenda nabi nawe ukwishimiye, ndetse no ku kiriro cyawe umenye ko nawe uzagushyingura. Niyo mpamvu ugomba kwiga kubana n'abantu bose amahoro, batwereka ahangaha disi bishimye, ibigeragezo birangiye, bagiye no kwibanira, bari basigaye bakundana bibereye mu byishimo disi. Ahangaha urebe, ahangaha disi umusore no kuko agafilime kacu tugana ku musozo, ariko ubona bishimye bose bari kuganira biteretse, bavuga ati nshaka ko tuhita twubakana umuryango wanjye nawe tukazabyara abana tukiberaho twishimye kandi twirinde ibibi, twibiregiza Imana ubuzima bwacu bwose tukibanira. Kandi ndifuza ko azambera umugore w'ibihe byanjye byose. Umukobwa atangira kwisekera avuga ati okay, nta kibazo, wenda bikwemereye ko ndanjye ndagukunda sinabyanga kubera yuko ndagukunda cyane. Sibyo disi wumva ngaha umusore yisubiriye mu byishimo, yisubiraniye n'umugore wiwe, abona barishimye cyane, nta mutima mubi bafite kandi bose bibaniye mu byishimo. Dore disi ahangaha barishimye cyane.